Turabasuhuje inshuti bakunzi ba Mukristo TV, mwebwe mwese mwakomeje kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Iki gitondo cy'umugisha rero Imana yongeye kuduha uyu munsi, Imana yongeye kuduha kugira ngo tuwunezererwemo. Dufite amashimwe mu mitima yacu kandi tunejejwe no gushima Imana yuko ikibanye natwe, Imana ikiturinze, Imana ikiduhagazeho. Ntabwo ari kubw'imbaraga, nta nubwo ari kubw'amaboko, ahubwo ni kubw'urukundo rw'Imana ndetse n'imbabazi zayo. Ntabwo ari uko twakoze ibishimwa, ntabwo ari uko twakiranutse, ahubwo ni imbabazi z'Imana yatugiriye. Niyo mpamvu nongeye kugaruka kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ryo ntirijya riba rito. Wenda dufate akanya gatoya tuvuga Imana neza, kuko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo impamvu Imana izatwibuka nuko twakoze neza buri munsi tudacogora, kandi ngo umwigisha agabane n'uwigishwa. Iyo turimo tuganira ijambo ry'Imana mba ndimo numva nawe urimo wumva, kuko ikintu gituma umuntu afata neza cyangwa se akarushaho kugenda yumva ijambo ry'Imana icyo rimubwira, nuko arushaho kugenda arisoma, kandi yagirirwa umugisha wo kubona abantu bariganira bakariganiraho. Imana ishimwe rero ko yabanye natwe ikaturinda, ikaba itugejeje iki gihe tukiri bazima. Abantu benshi bagiye batambuka, ntabwo ari uko twakoze ibyo gukiranuka, ahubwo ni kubw'imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo. Reka dushimire Imana rero yaturinze, hanyuma tunaganire gatoya ku ijambo ry'Imana, nubwo ryo atari ritoya. Ntabwo nanabasha kumenya icyo imitima y'abantu bose turi kumwe ikeneye, ariko umwuka wera bisunika bigeze kure kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana ishyize ku mutima wanjye kuri uyu munsi. Turagushimye Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe, watwitangiye ku musaraba kugira ngo twebwe abarapfuye tuzibyaha n'ibicumuro tubabarirwe. Wabanye natwe uraturinda mu bihe bigiye bitandukanye, watubera Imana, utubera umurengezi, izina ryawe nirishimwe. Data, waraturinze atari uko turi beza, atari uko dukiranuka, turinda kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Hari impamvu ahari cyatumye udusigaza Pawulo kugira ngo dutunganye ibidatunganye. Hari ibyo tutatunganije muri iyi minsi yatambutse, hari ibyo tutatunganije mu bigiye bishize, ariko wongere utugarukeho kandi utwigishe kubara iminsi yacu kugira ngo tubashe gutunga imitima y'ubwenge. Turagushimiye rero ko ugiye kubana natwe muri aka kanya keza ko kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Neza biganze kandi ubwiza bwawe bukomeze bugaragare, ukomeze kubana n'abantu bose banteze amatwi kandi n'abazakurikira uyu mwanya w'ijambo. Umugisha wawe uzabazeho kandi neza bikomeze bagendeho. Bana natwe mu izina rya Kristo tubisabye twizeye, urakoze. Amen, amen. Dushimiye Imana rero Data wa twese, se w'umwami wacu Yesu. Imana yabanye natwe ikaturinda. Niyo mpamvu nkuzaniye ijambo rivuga ngo mwene data ibuka ushime. Mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo bikwiriye. Mu bibaho byose duhere dushima Imana, kuko ariyo iturinze kandi ariyo iturengera uko bwije n'uko bukeye. Imana yacu nishimwe cyane. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abitesalonike Pawulo yabandikiye mu bice bitanu umurongo wa 18, niko hatubwira ngo mu bibaho byose duhere dushima. Uyu ni umunsi udasanzwe, n'impano y'Imana Imana iduhaye. Hari amatangazo menshi yatambutse y'abantu batakiriho, ariko dushimiye Imana iduhaye uyu munsi, ikaduha nk'impano kugira ngo tuwunezererwemo kandi tuwugenderemo neza, dukore ibyo Imana ishaka. Hari ibintu bitandatu nibutsa buri wese bijyanye no gushima Imana. Ibyo bintu bishobora gufasha umuntu bigatuma ashima Imana, yibutsa ibyo Imana yakoze, yibutsa imirimo y'Imana mu bihe byagiye bitambuka. Byo ngira ngo tuvugeho gatoya, hanyuma tugendeye muri ijambo rivuga ngo mwene data ibuka ushime. Ikintu cya mbere, Imana yaguhaye impano y'amezi 9 n'iminsi igeze kuri 11 cyangwa n'ibiri imaze gushira. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Kuva dutangiye uyu mwaka, amezi 9 arashize n'iminsi 10 n'indi irenga. Iyo ni impano ikomeye Imana yaduhaye. Ibyo bintu dukwiye kubishimira Imana, tuvuga ngo Mana wagize neza, uraturinda, kandi tukamenya ko Imana yaturindiye, ukavuga ngo ahari kwari kugira ngo ntunganye ibidatunganye. Ese wowe ko Imana yakurinze amezi 9 n'iminsi 10 irenga, wowe waba nibura warigeze ufata umunsi umwe ngo ushime Imana, uvuga ngo Mana ndagushimiye kubw'iyi minsi wampaye,
ikaba imaze kugera aha ngaha, nanjye mfashe umunsi umwe kugira ngo ngushime. Wibaze nanjye nibaze, hanyuma wisubize mu mutima wawe, gendere kuri ijambo rivuga ngo ibuka ushime. Cya kabiri, iyo ushimye Imana uba ukoze umwihariko. Mwibuke inkuru y'ababembe 10 bakize hagashima umwe gusa. Nzi neza ko hari byinshi Imana yakurinze byahigaga umubiri n'ubugingo byawe, nawe ibuka ushime ukore umwihariko. Ababembe 10 Yesu yakijije, ariko hagiye kugaruka hagaruka umwe gushima wenyine. Hari ibintu byinshi Imana yaturinze, ibintu byinshi Imana yakurinze, ariko se waba warigeze gushima Imana? Warigeze ufata akanya ugashima? Mwene data, ibuka ushime, ibuka ibyo Imana yagukoreye, ibuka ibyo Imana yakurinze, hanyuma ushimire Imana mu byo yakoze byose. Icya gatatu, uko byari bimeze kose mu mezi ashize ya 2024, ushime Imana niba ayo mezi yarabaye meza. Niba ataranagenze neza, nabwo wishimire Imana ko atagenze neza ariko ukaba ukiriho. Ubishimire Imana yabikoze. Niba yarabaye amezi mabi kuri wowe, ushime Imana ko amezi mabi arangiye, kubera ko hari ikindi kintu Imana igiye kurema. Niba yarabaye meza, ushime Imana yuko ibyo washakaga cyangwa ibyo wifuzaga kuri yo bigenje neza, ko atari uko byahoze kera. Ushime Imana ko atari uko byahoze kera. Niba byaragenze nabi, ushime Imana ko birangiye. Niba byaragenze neza, ushime Imana ko atari ko byahoze kera, kandi ko atari ko bizamera mu minsi isigaye ngo dusoze umwaka. Imana yacu nishimwe cyane. Ushime Imana ko hari amateka ihinduye. Ushime Imana ko hari ikintu igiye gukora, kandi wizere mu mutima wawe yuko uko ibintu byahoze atari ko bimeze. Niba byaragenze nabi, wihangane, ariko ushime Imana yuko ibihe bibi birarangiye, hari ibindi bishya Imana izanye mu buzima bwawe. Imana nishimwe cyane. Icya kane, ibuka ko uriho. Kuba uriho ni impamvu yo gushima. Ntabwo kubaho byahawe bose mu mezi ashize. Ibuka abapfuye ushime ko uriho. Ntabwo kubaho byahawe abantu bose mu mezi ashize. Ntabwo kubaho abo twari tuzi, ab'inshuti zacu, ntabwo bose bakiriho, ariko ibuka ushime yuko wowe ukiriho muri iyi minsi ishize. Nubwo haba hari bitaragenze neza, nubwo haba hari bitarakunogeye, ariko wibuka yuko wowe ukiriho. Imana yacu nishimwe cyane. Cya gatanu, birashoboka ko hari ibyo wifuzaga utabonye mu mezi atambutse. Hari ibyo wasengeye utaboneye igisubizo. Ibuka ariko ko hari imigisha itabarika utasabye ariko wahawe. Haleluya, haleluya. Birashoboka yuko hari ibyo wasengeye utabonye, hari ibyo wifuzaga utabonye, ariko hari indi migisha itabarika wahawe. Kuba warabonye abantu bagenda bagatambuka wowe ugasigara, ushobora kuba utaragisengeye cyangwa ukaba utagiha agaciro, ariko kuba uriho haracyari amahirwe yuko n'ibyo wasengeye utarabona, hari ibyiringiro yuko nabyo uzabibona. Imana yacu nishimwe cyane. Imigisha itabarika utasabye wahawe ni myinshi. Kiyibona bucya, ukarya, ukaryama, ugakanguka uri muzima. Iyo ni imigisha n'ibintu byose Imana yagiye ikora. Imana yacu nishimwe cyane. Cya gatandatu, wibuke gutura Imana ituro mu gihe ushima. Aho uzajya mu materaniro ku cyumweru cyangwa mu masengesho yo mu mibyizi, uzajyana ituro ry'ishimwe. Nicyo kintu kinini wakorera Imana. Uyikurira ubwatsi ku byo yakoze, mwene data. Imana yacu nishimwe cyane. Jyana ushaka ituro, weze umutima wawe ko ushobojwe. Niba hari uburyo bw'ibikorwa cy'Imana yagushyize mu biganza, tanga ituro. Nimba hari ukundi ushobora kuvuga ngo Mana ngo hawe umutima wanjye, uvuge ngo Mana nshingiye ku byo wakoze, kandi nkufitiye icyizere ko n'ibisigaye nabyo uzabikora. Nciye bugufi mu mutima wanjye, dore uko bimeze n'uku nguku. Ujyana ituro aho uzateranira, ubwira Imana ngo Mana nanjye nje kugushima kubw'imirimo itangaje wakoze, nje kugushima ubw'uko wandinze. Hari ibyo nasabye, ariko hari n'ibyo ntasabye. Ndagushimiye byose ko wabikoze, kandi n'ibyo ntarabona, n'ibyo tutarakora, nizeye yuko uzabikora muri iyi minsi isigaye kugira ngo dusoze umwaka. Imana rero yagize neza irandinda, yagize neza irakurinda. Jya wibuka mwene data, ushime ishobora byose, ushime irihoraho, ibana n'abantu bayo ikabarinda uko bwije n'uko bukeye. Imana y'amahoro y'amasezerano ikomeze kubana namwe. Ari nkuzana ijambo rivuga ngo
ibuka ushime, ibuka ibyo Imana yakoze ushime, ibuka ibyo Imana yakurinze ushime, ibuka uko Imana yarinze umuryango wawe ushime, wibuke igihe bitambutse Imana yabanye nawe ushime. Ushima nibyo bituma Imana yongera ikanakora, ikongera ikagira ikintu irema kandi ikagikomeza, kuko yitwa Ndiho ari ryo zina ryayo. Turagushimira wowe wabanye natwe, wowe ukunda gukurikira ibiganiro tunyuzaho. Imana y'amahoro n'amasezerano iguhe umugisha kandi ukomeze kubana natwe, ineza y'Imana ikomeze ikomeho, umugisha w'Imana ubane nawe, mu izina rya Kristo dusabye twizeye, amen, amen.